Mu kibonezamvugo isomo nabateguriye uyu munsi ni ikinyazina mbaza. Iri somo mureke turitangirire kuri iki kiganiro kigufi abantu babiri bagiranye. Ko wihuta ugiye he? Ngiye kwa mubyara wanjye. Mubyara wawe wuhe? Ngira bangahe se? N'umwe ngira, yitwa Muhire. Nyishyura amafaranga yanjye rero. Ayahe se? Izi nteruro zigize iki kiganiro kigufi hagati y'abantu babiri zigaragaramo amagambo abaza. He, wuhe, bangahe, ayahe. Aya magambo rero mu bwoko bw'amagambo yitwa ibinyazina mbaza. Tukiri aha ariko ntabwo amagambo yose yifashishwa mu kubaza yitwa ibinyazina mbaza. Ngiyi impamvu y'iyi nshoza rero. Ikinyazina mbaza ni ijambo riherekeza izina cyangwa rikarisimbura, rigafasha mu kubaza, gusobanuza cyangwa kumenya umubare w'ibintu bivugwa n'iryo zina. Bishatse kuvuga ko amagambo yose abaza atitwa ibinyazina mbaza. Dufite ingero rero. Ninde uhari? Ufite kibazo ki? Uzaza ryari? Aya magambo nde, ki na ryari si ibinyazina mbaza nubwo yifashishijwe mu kubaza. Byumvikanisha ko hari imiterere y'ikinyazina mbaza ugomba gusobanukirwa. Kiba giteye gite? Ikinyazina mbaza kigira ibicumbi bitatu ari byo ngahe, he ndetse na e. Kugira ngo uvuge ko ijambo ari ikinyazina mbaza rigomba kuba rifite kimwe muri ibi bicumbi. Ikinyazina mbaza gifite igicumbi ngahe kiyisanisha n'inteko ziri mu bwinshi gusa. Dore ingero. Ufite imyaka ingahe? Hari abantu bangahe? Impamvu ikinyazina mbaza gifite igicumbi ngahe kisanisha n'inteko ziri mu bwinshi gusa nuko kibaza umubare w'ibintu. Byumvikane ko ibyo bintu nyine biri mu bwinshi. Hano ntabwo bavuga ngo ufite umwaka ingahe, ntabwo ari byo. Ntiwavuga ngo hari umuntu bangahe, ntibikunda. Bisaba ko uba watangiye kuvuga ubwinshi bw'ibintu. Hanyuma ikinyazina mbaza gifite igicumbi he kiyisanisha n'inteko zose, ndetse gishobora kuba kigufi cyangwa kirekire. Ingero. Ushaka akahe gacuma? Akahe ni ikinyazina mbaza kirekire, gifite imigemo itatu. Ubundi cyitwa ko ari kirekire iyo gifite imigemo itatu, ngo kiba gitangiwe n'indomo. Hanyuma iki cyo ni kigufi. Ushaka agacuma kahe? Kahe ubwo aba ari imigemo ibiri. Ikinyazina mbaza gifite igicumbi e cyo kiyisanisha n'inteko ya 16 gusa. We kigaragara mu ijambo he. Utuye he? Kugira ngo bigaragare neza ugiye gusesengura ijambo he, kubera ko he isimbura ahantu, kandi ahantu hakaba hari mu nteko ya 16. Indanganteko y'inteko ya 16 ni ha. Ubwo he turabisesengura. Ha n'igicumbi cy'icyo kinyazina e. Uvuye hehe? Hehe nabyo twabisesengura. Impamvu y'iyi ha ni uko ari indanganteko y'inteko ya 16. Kugira ngo byumvikane neza, mureke twifashishe imbonerahamwe y'ibinyazina
mbaza, birumvikana neza kurushaho. Ngiyi rero imbonerahamwe ibinyazina mbaza. Murabona handitse inteko n'izina riyirimo, ahari ikinyazina mbaza gifite igicumbi ngahe, ahari ikinyazina mbaza gifite igicumbi he, ikigufi n'ikirekire, naho turi bubone ikinyazina mbaza gifite igicumbi e. Kadusesengure ibyanditse hano. Mu nteko ya mbere twafashe urugero rw'izina ribarizwamo umukinnyi, riri mu bumwe nta gicumbi ngahe cyakoreshwa mu kinyazina mbaza, ahubwo turebe ikinyazina mbaza kijyanye n'izina umukinnyi gifite igicumbi he. Umukinnyi wuhe, icyo ni ikigufi, hanyuma ikirekire uwuhe mukinnyi. Ikinyazina mbaza kigufi gifite igicumbi he kiba gifite imigemo ibiri. Ikinyazina mbaza gifite igicumbi he kirekire cyo kigira imigemo itatu, kikaba cyumvikanamo no gusimbura izina. Mu nteko ya kabiri abakinnyi bangahe, iki gifite igicumbi ngahe, gifite igicumbi he, bahe, icyo ni ikigufi, ikirekire abahe. Wenda mu nteko ya gatandatu amashuri angahe, icyo ni gifite igicumbi ngahe, gifite igicumbi ngahe kubera ko ari izina riri mu bwinshi. Amazina ari mu bumwe ntabwo yagira ikinyazina mbaza gifite igicumbi ngahe ngo bikunde. Amashuri angahe, amashuri yahe, ayahe mashuri. Kugira ngo bisome neza waba uhagaritseho isomo gato ukabisoma ukabisesengura ukabyumva kurushaho, ari nako nkomereza ku nteko ya 8, naho wasoma ukareba ibibuga bingahe, ibibuga bihe, ibihe bibuga, aho nashakaga kugarukira ni ku nteko ya 16. Hari ikinyazina mbaza kijyanye n'izina ahantu gifite igicumbi ngahe, ni ahantu hangahe. Wenda ni ahantu hangahe hari imihanda, cyangwa se ikinyazina mbaza nanone gifite igicumbi he kigufi, ahantu hahe wasuye, gifite igicumbi he kirekire, ni ahahe hantu wageze. Hanyuma hano habaho n'igifite igicumbi e, kigaragara mu kajambo he. Utuye he, ni he ugiye. Ngira ngo mwabonye uko iyo he twayisesenguye, yumvikanamo indanganteko ha, hakiyongeraho n'iki gicumbi cy'ikinyazina mbaza e. Mu gusoza iri somo hano nabateguriye ingero nke z'interuro muri bungaragarize ibinyazina mbaza bizigaragaramo. Ni iki ushaka hano? Uvuye he aya masaha? Ni abahe bana bagutwariye umupira? Ninde wanshakaga muri mwe?
Ni irihe shuri rinini muri aya? Muravumbura ibinyazina mbaza biri muri izi nteruro. Hanyuma urebe ko ibisubizo wabonye bihuye n'ibi ngiye kukwereka hano. Itegereze neza urebe umenye ko isomo waryumvise.